umukobwa mungu wacu yakunze yaratubwiye ati kwa Rwampuzi Bonifasi muri Nyarutovu mu Gakenke ahantu nabonye hari umukenke bengo rwaga ruryoshye hari umukobwa yitwa Tuyizire Jeannette ko nkubaza ikibazo kimwe ndakumva France ushaka kudukwera erega nanjye ndi umunyarwanda turazi umuco mubaze harya ndakumva rwose uri umworozi uri umutunzi uri iki mbo ntabwo ndi umworozi ariko dutunga inka icyakora iyo zagize icyaka n'inzara nakubajije ikibazo ndakumva uri umworozi uri umutunzi oya wacu ntabwo rubayo ariko dutunga inka muri abatunzi turi abatunzi nibyo rwose uri umuntu w'umugabo murakoze cyane uri umuntu w'umugabo ntabasaba rwose kandi nemereye ko burya usaba niki inshuti zibanira nibyo rwose ngaho rero noneho rero yarakubajije ikibazo n'icy'abasore b'iki gihe ariko cyari gikwiye burya aya mashuri biga arabigisha hanyuma rero nagira ngo nkubaze ni wewe wisabira urasabira nde oya tubwize ukuri ntabwo nisabira rwose urasabira nde rero mbere rero kugira ngo ngwire uwo nsabira mwanyemera umugeni reka maze mbashimire yego cyane cyane ariko uriya mubyeyi yarasengeye wa Jeannette uduha umugeni urabona batambuka neza ndetse n'inkokora zireba imbere protokole muvurire munyemerere muze kubereka ibyicaro byiza kandi kubona se nabuze fokasi yayo ifite karoto iyo karoto nyine birakwisha bya binyobeye ababyeyi bashokoje ubuhanika bakomeza bakangukira kubacira amahoro Tokore mukomeze mubigire mucyo hanyuma umukaraza wacu nawe ubikore kwa kundi kugira ngo utarame kwishima shaka wakira n'ibikoresho hanyuma dukomeza gutanga iwacu mu muryango mugari hagira amasibo abanza ingamba kubanza kwakira isibo y'ababyeyi kubanza kwakira n'abariya basore bakubye bugoni inyuma ya byano nabo bakomeza bakambukira kwishima komeza gutaramana muri ya agira ati turabona mukacana ubucuti bwe n'intwari bwacumbitse ku bugabo mwiriwe neza rugi n'abaririmba n'indekwe mwiriwe neza ruzimba rwa mugabo
dushengeye turirimba twese duhimba wenye turi ingeri z'abahizi z'u Rwanda miza twambariye gutsura cya kivi cya cyane dushimira itorero kandi urabizi ko icyo twamenye mbere y'ibindi ari Imana. Nagira ngo nsabe umwinginzi w'umuryango unkundira iryo ijuru uze kudusabira ijabo kwa Jabiro batwumve. Nibuhoraho aramahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe mu buzima bwanjye bwose nziringira Imana
nimbona ngiye gutsindwa banzambaza Imana niyo nyir'umuvunyi niyitanga imbaraga ubwo namenye kwinkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro nibuhoraho ari amahoro yawe nibuhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu turagushimiye dawe Imana ishobora byose tugushimiye ko abanye natwe kuva mu gitondo kugeza aya magingo tukaba tugihumeka umwuka w'abazima izina ryawe nirihabwe icyubahiro dawe Imana yacu turagushimira uyu munsi mushya wongeye ku buzima bwacu suko turi beza kurusha abandi ahubwo dawe ni kubw'impuhwe zawe izo mpuhwe zawe z'igisagirane izo zongeye gutuma twongera gukoranira hamwe kugira ngo twongere tuvuge izina ryawe dawe Imana yacu uratuzi kandi uradukunda niyo mpamvu muri uyu mwanya wifuje ko umuryango wa Boniface n'uwa Clement byongera guhurira hamwe kugira ngo twongere rwa rukundo Nyagasani Yezu yaturaze urwongere rwigaragaze mu miryango yacu muri uyu mwanya rero dawe Mana yacu ndakwinginze nguze ku ruhande rwacu uyobore ibiganiro bigiye kubera ahangaha kugira ngo dawe Mana yacu nitubisoza amahoro twongere dushime izina ryawe dawe Mana yacu muri uyu mwanya kandi turakwereka umuryango wa Clement udusuye umuryango wa Boniface turakwinginze kandi turagushimira iyo neza yatumye baje mu byuma bitabona hari abagiye n'amaguru abo bose turabigushimiye dawe Mana yacu dawe Mana yacu kandi ntabwo twasoza iri sengesho tutakweretse ibigiye gukorerwa ahangaha hari ibiribwa hari n'ibinyobwa byose turagusabye ngo ubihe umugisha wawe kugira ngo twese abagiye kubyakira twese bidutere imbaraga zo kugukunda no kugukorera ubwa Yezu Kristo umwami wacu ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ngero ndi rutikora rutinyirwa abahizi abantinya bakantinyira ikaramu n'ingoga nuko nabaye niko ndesha dusatana inkubito rwa rutinywa rero nkaba umwana muri uru rugo umuryango mugari wa Boniface ariko kandi nkaba n'umugabo w'umugore wanjye mwankomera amashi data rero mu gitaramo cy'umuryango mugari inkera y'abahizi twarimo tubonye abashyitsi nyine baje batugana nk'uko nari mbivuze ariko kandi warambwiye uti uzajye wakira abo mungana ariko abo tungana uramenye nabonye umubyeyi hariya munganya imyaka n'imyato nagira ngo nkundire unyemera rugejuru muduhera ikaze kandi mwakiri wacu mu gitaramo arakoze cyane mutaramyi wacu nagira ngo rero si ubwa mbere akandagiye mu muryango wacu asanze rero twari mu nkera y'abahizi tuganira ku gihembwe cy'ihinga B tugiye gutangira guhinga ubu ngubu nagira ngo rero Barnabe niba nyumva agesho iwacu twakira abantu tukabaha ikaze iherekejwe n'ikazi murakoze cyane nagira ngo rero wigire hino tubanze turwane mu byano hanyuma tuganire nk'abantu b'abaturanyi kandi baziranye bazi n'urugamba tugiye kuganiraho nta kibi mu mwanya wanjye François dore ko no kuri telefone bya byuma by'abazungu najyaga guhamagara niba ari ubuzanzira yasobwe ntiduhuze none turibona nimbona nkubone murakomeye igira hino rero maze ungwe mu byano hanyuma nta mahoro François Barnabe uraho turakomeye
ndabona ukiri umusore n'ukuri ntaribi ariko ndakuze ndaje burya ndi murumuna w'abasaza burya iyo natangiye kuza kuvuga muri uyu mwanya nk'uyu nguyu imba ndi kwegereza yego nagira ngo rero nsabe hari abakobwa njya ntuma bakigira hino bakanyakirira abashitsi nagira ngo bigire hino hanyuma nze mbabwire ikiza gukurikira Barnabe karame mu mwanya wanjye François iwacu rwose ni uteta abagore hakavoma abagabo yego hanyuma iwacu rero iyo twakiriye abashitsi tubaha ikazana n'ikazi bayizana nyisugongereda nayigotomera ntacyo bitwaye ni ya mwanya wanjye ahasigaye tuganire nta kugwa mu nzira nta wicwa n'isari mu Gakenke imvura irarwa izuba rirava rwose nta kibuzeyo natwe rero turaho aho haruguru hafi y'abaturanyi ntago ari mbwenu ni banagara tumeze neza kandi tubanye neza haranagendwa imvura iragwa izuba rikava ubuzima bukagenda neza rero nagira ngo mu muryango wacu ngo mwicare murwe neza hanyuma tuze tuganire nk'abafitanye isano nagira ngo rero wakire iyi nkongoro murakoze utu dukebano twa kizungu ndi kubona rwose dukebye neza bari kwigana twakoraga hari iwacu twabaga dukuzwe mu mungu nuko tugasoma tugasabana reka tubanze twumve niba uturi muri utu dukebano tuza kukunyura hanyuma noneho nze nkubwire ikiri bukurikire murakoze cyane kararyoshye nagira ngo rero mwicare murwe neza hanyuma hano ibintu birahari twicare dutarame maze agati gaturiki murakoze da mukampe nkavonyore ahasigaye tuganire umukobwa guherekeze nta mfura yitwaza murakoze dufite abana babitojwe imana ibungerere murakoze cyane data niko yabaye yatanze ikaze rero buriya n'ikazi iba yarubonye yaragize ati rero b'abahungu banjye na za nkumi impande zose murebemo hanyuma mwakire abari muri uyu muryango bose hanyuma nkagira ngo tugikomeza kuryoherwa nabo bakibikora nk'uko mbivuze mpamagara itorero badutaramire umugabo utagamzwa ku rugamba ndemye ntirushogoshe nacyakira bisha kwa mucumucu miti cumiceka ucuma nakotanya namoro umukozi ngote gukora zesa hasi nabaroka bande babandire marita ku manugi tunura gitanase abambonye batirwa mpingana nindiro karagane kwe nangana n'umushobo windana nisate sumbu rukereza ninge musoro sana Yesu gumba ikimenyi menye bakobwa barankunda ndingeri baririmba igituza cy'umuntu nisate sumbu rukerereza ngo ndisate sumbu rukerereza urugamba rumaze kurebana badukanye intambara rumaze kurebana iki cyane ndakamanga mangwanza kanagura karubana singena mu binyuma njyana mu bimbera nije nyambo yogeye naho aiye Mucho
muhogorore baraje Yeah.
rubaga rwa Mukanyikiza nyakugira Imana nziza yego mu gutoza neza umubyeyi hariya munganye imyaka n'imyato yaragize ati waganye ku ruhande ukareka nkagumya haganira na so nanjye ndamubwira nturakoze kubinsaba kuko ntawe ugera kwa data ntamujyanye burya na Yesu yarabivuze nagira ngo rero nkundire nyaguhorana amafu n'amafufu nyaguhorana amafamu n'ibifurumba by'amafaranga nagira ngo nkundire ujye ijuru maze ukomeze umwemerere mukomeze muganire. Barnabe ndakumva nshuti n'amaguru François igira hino rero hani mu ruvugiro havugira ijambo hanyuma ntacyo wabura muri uyu muryango wacu. Murakoze cyane François ngeze rero muri umuryango wanyu mu bukamba bw'imurera burera abantu burya natwe iki gitaramo turakigira
uretse nyere ko gishobora kuba gitandukanye gatoya no muri Nyarutovu mu Gakenke hirya iyo ngiyo mu Mukenke handi bajyaga bakoresha bashaka ka kantu kabaga mu nsina karyoshye neza. Yego rero turakagira ahubwo mubyeyi kandi inshuti y'umuryango ndi kubona ibi byanyu biryoshye rwose nunkundira nanjye urampa umwanya ngira icyo nkubwira. Reka nze nkubwire. Ndakumva. Wari waje mu gitaramo kandi abataramye turabafite, wakwicara tugakomeza tugatarama. Hari ikibazo ufite? Oya ntacyo bitwaye rwose. Warantumiye kora ko turi inshuti kandi inshuti za kera, ariko iki gitaramo nifuzaga nanjye kugeramo umwanya cyane ko umuryango wo kwa Boniface n'umuryango wo kwa Clement basanzwe ari inshuti kuva kera, bityo rero igitaramo cyabo ni icyacu. Nkifuza ko nanjye nakigeramo, wenda ubinyemereye mu mwanya wanjye François nkakigeramo nanjye. Ntiwahejwe, wahawe karibu, uhabwa umwanya, uhabwa ijambo, wemererwa uruvugiro. Hanyuma ikibazo wagize ni iki? Oya nta kibazo nagize rwose, nta kibazo nagize ndi kumwe nawe, ariko burya inshuti zisanganwe, inshuti za kera ziraganira byaba na ngombwa zikanatebya. Yego rero nanjye mbabarira nkubwire ibyishimo mfite kuri gitaramo mwateguye uyu munsi. Yego François, umuryango wa Boniface n'umuryango wa Clement ni inshuti kuva kera, bahoranye ibitaramo kandi natwe burya ibitaramo twarabigiraga. Rero igitaramo warakitubwiye ntabwo kidutunguye, ariyo mpamvu twitwaje n'ikipe itari ntoya, bityo nifuzaga kugira ngo natwe tugire ituro dutanga muri iki gitaramo. Ntabwo ari ya turo ryo kwa padiri cyangwa kwa pasiteri, yego ahubwo ni ituro twazanye, ntabwo ari intwererano, kuko intwererano nk'ibisanzwe aho igihe kigeze tuyitanga mbere. Unyemereye rero nageraga ngo nzane iryo turo ugende urishyire mu rindi, ahasigaye igitaramo tugisangire tuganire, nanjye ndi kwibonamo, ntaza kuba nk'umunyamahanga mu muryango w'abanywanyi wacu rwose. François rero, yego iri turo ryacu ryavuye mu majyaruguru rwose. ni agasururu k'amasaka y'amahore niyo tuba twenze uyu munsi. Genda ushyire mu rindi, hanyuma tuganire natwe turi kwisanga muri umuryango wanyu. Genda ushyire mu zindi. Gusa wenda ntunyemera ntatinze. Murakuze igituro ryo mu Murera, burera abana, tuganire ntatinze. Rero ndanakomeza wenda mu ngingo mwateguye mu kino gitaramo, nongeremo iyanjye. Wongeremo iyawe nubinyemerera ndavuga nyuma umaze kuvuga mu mwanya. Rero wa mugabo we, ingingo yawe n'ibibangamiye igitaramo cyacu biragenda biti? Ariko ndakeka ariko nk'inshuti nzi neza ko ingingo ufite itabangamira igitaramo cyacu. Ntabwo byashoboka rwose. Ngaho rero imbika rwose. Ngira ngo rero iryo turo umaze gutanga yari iyo kugira ngo dufatanye twiyumvanemo mu iki gitaramo twatangiye. Yego ariko nanone burya umuntu w'umugabo ntabwo avugira ku busa. Mbese turavuga ngo amatama arimo ubusa ntabwo asabira nk'igisigati. Amatama masa. Nagiraga rero ngo b'abahungu banjye banyaruke maze banzanire iyo ntango, mbone uko naka mu mwanya wanjye François ijambo. Ntacyo byatwara turamutse twisangiye, maze
tukaganira mbese ukareba natwe uko tujya tugira urutoki rwenga inzoga. Inzoga y'ijambo. Iyi ni inzoga y'ijambo. Hako se fungurira mwa. Bafungure twumva ko kamera mbese watwago ndimo ndakwirariraho. Naringize ngo na amazi wenda ugiye kumfunyikira. Oya ntabwo gupfukira amazi mu mwanya. Turasanganwe ariko burya iyo haje mu gitaramo nk'iki ngiki umwanya wawe muzanira akantu kameze neza. Reka turebe umuhungu wacu uko ayigabura, hanyuma avuye kubyiga i Buruseli. Wumve ko inzoga y'ijambo atari inzoga ya yandi twe tuyitira iwacu ngo jure. Nta juri, aba ari umwema cyangwa se umuhama. Ari umuhama. Yego. Katwumve. Urambwira niba koko inzoga ikwijambo. Ndikubona urabona burya inzoga nziza ntago ari yayindi ibi iza. Murakoze. Ndamanza nsome kugira ngo wenda utaza kugira impungenge. Gerageza turebe. Soma wumve. Urambwira niba urutoki ari rwo. Nguko rero. Nurukatsa mbandoga mwami. Nuko mumumera wacu rwose. Inzoga kwijambo rwose. Burya rero inshuti yawe ntabwo uyizanira amashabijabi cyangwa se jure, ahubwo uragategura kakagenda neza. Azigayo inzoga y'ijambo nuko nguko imeze. Kuvuga rwose ndabivuga mpagaze. Burya kongera ingingo muzari zateguwe ni ikintu gikomeye. Rero François unyanganire, umuryango wa Boniface n'umuryango wa Clement usanzwe ubana, usanzwe ari inshuti. Yego rwose. Rero umuryango wa Clement nawo ugira ibitaramo nk'ibi ngibi tubasanzemo, natwe turatarama tukizihirwa tugatumira. Tugira ibitaramo byinshi, hari ibitaramo by'umuryango, tukagira n'ibitaramo byo mu rugo iwacu. Rero ubushize twarabasuye dusanga turi mu bitaramo, natwe tugize iwacu turatarama, ariko tukagira abana b'ingeri nyinshi. Hari abakiri bato, hari abasaza, hari ibikwerere. Umuhungu wacu aratubwira ati rwose ndumva nanjye navuga, ariko yatubwiraga yuko nk'uko twari dusanzwe tuziranye yari azi umuryango wo kwa Boniface. Nuko rero ati numva nanjye ngize igihe cyo kuba nkamwe ngakura nkongera umuryango, hanyuma nanjye nkagenda bugira abandi ijambo. Nyuma aza kutwereka rero ko mu muryango wanyu yajyaga ageramo, kandi twabaga twazanye rimwe akaza atwikorereye kubera ko yari akiri umusore akiri n'umwana. Nyuma tuza kumubaza tuse umuhungu wacu tugire duti, arambwira ati umuryango wo muri Nyarutovu, wa muryango twabanye kera, numvaga twagirana igihango gikomeye, tukaba inshuti, hanyuma tukaba turajyayo umuntu abera nk'uwisanga. Uribuka Munywanyi François yamaze kutubwira ibyo nkubwiye, turamwata tusi none bigende biti. Ati babyeyi, muri iyi gitaramo nanjye ndagira ngo mbereke wa muntu wajyaga aza mu rugo, nawe natwe tukajya iwabo, twifuzaga ko tugira n'ubucuti, kandi ubucuti bukomeye. Nasanze hari umukobwa wazaduhuza. Uwo mukobwa mwagenda rwose akazatubera umuhuza, nk'uko nyine abakobwa ari bagahuza imiryango. Ariko ntabwo mvuze gahuza imiryango yanzwe ya Burarirwa ya Primus, ndavuga umukobwa
twaraje rero tugera mu muryango wanyu tuje kubivuga mu rwego rwo gufata irembo muraritwemerera dufata irembo ry'umuryango. Hanyuma umwana aratubwira ati rero babyeyi ntabwo turibuze ko basendataze, ahubwo reka tugende turebe ko byari mu batwemereye twajya gukuramo umugeni. Rero ijambo ryanjye ry'uyu munsi niryo ngiryo ryari ryanzanye, byakunda mukabyongera mu ngingo y'uyu munsi mu gitaramo mwateguye, hanyuma tukaza kureba wa mugeni twabasabye twashingiye irembo ko mwamuduha, ahasigaye mukadutegeka tugakora ibikwiye, hanyuma ubucuti bugakomeza. Ariko nanone inshuti ntabwo byatubuza kongera iyo ngingo yawe uzo twari twateguye. Babamera abashyi rwose bo twazanye, dore ko burya iyo mu mwanya wawe yemeye ko iyo umuntu yapanze gahunda nk'iyi ngiyi arigiye atategereza ko abandi bazanira ibyo bafata muramvangiye. Rero murakoze François. None rero urambwiye uti muhungu wacu yabonye inkumi mu muryango wanyu, none turifuza ko mwaduha uwo mwanya tukababwira akaturi ku mutima. Cyane rwose nicyo ngicyo yatugenzaga, ariko nyine twitabiye n'ubutumire bwanyu. Murakoze rero. So umusore mwazanye? Oya, umusore wacu ntago twazanye yadutumye. Ikindi kandi burya n'ubwo bwose ari umwana, nta mwana ukura, ntiyagomba kuza hato ataza kumva amabanga y'abasaza. Ntabwo nyine aremera kwinjira mu muryango. Ntabwo twazanye, ariko yadutumye. Yabatumye? Yego. Nagira ngo rero ese ko yakubwiye ko mu muryango wacu yabonyemo umukobwa, yaba yarakubwiye amazina ye? Mu muryango wanyu ko dufite abakobwa benshi, harimo twafashe irembo, uwo twafatiye irembo yaramutubwiye gusa, ariko ntabwo byavuga ko wenda umuryango wanyu irembo niba turifashe rifunze, kubera ko turabizi mufite abakobwa benshi, kandi abo bakobwa bose bagomba gufatirwa irembo, hanyuma umuryango ukaguka. Ariko ntakubeshye, umuryango wawe umuhungu wacu uwo yakunzemo ni umukobwa bamenyanye, nkuko nakubwiye twajyaga dusurana, rimwe akaza nawe akagenda, ariko ntabwo muhuze amaso kuko ni abana babaga baganira, kuko nkuzi kuko ufite abakobwa benshi. Ariko umukobwa wazonze umuhungu wacu, umuhungu w'umuryango kwa Clement Ndizeye mu Burera, yaramumbwiye amazina, yarayambwiye ndayazi. Ntaribi rwose. None yaba ari indi? Umukobwa umuhungu wacu yakunze, yaratubwiye ati kwa Rwampuzi Boniface muri Nyarutovu mu Gakenke, ahantu nabonye hari umukenke bengo rwaga ruryoshye, hari umukobwa yitwa Tuyizere Jeannette. Ati rwose nifuzaga ko umukobwa yazaza mu rugo, bityo akatubera ikiraro tukajya dusurana twisanga. N'uwo nguwo utugenza, nifuzaga ko mudukundiye mwantegeka, hanyuma yewe iby'ingenzi nabyitwaje, hanyuma tugasaba ubundi byashoboka mukazuba n'itariki, ahasigaye tukazakora ikirori twishimira kwakira umushyitsi mushya waba yaje mu muryango wacu. Kuba inshuti biragora, nibyo rwose. Iyo utaza kuba inshuti nuko gusa guhemukira inshuti biragora. Oya, inshuti yaravuna, ariko burya inshuti ni nziza. Naringiye ubundi yari yaremerewe kwinjira mu muryango w'ababikira b'abakarumelita bakorera muri Canada, ariko kubera ubucuti bw'umuhungu wacu
bw'umuhungu wawe n'umukobwa wacu so umuhungu wawe w'abahehe ntakubeshye François buriya nk'uko nakubwiye imiryango yacu yari isanzwe ibana abana bacu bakajya kwiga ubundi bakahurira mu biruhuko rwose umuhungu wacu yaragiye nawe ariga yiga amashuri abanza arakomeza ayisumbuye burya ryashira bonaga harya inemba niwe yahuriye n'umukobwa wanyu baramenyana barangiza ayisumbuye mu bihaye Imana ariko nyine ko abana bahuriye ku ishuri umutima ugahura imitima igahura burya umuntu agira ingabire nk'uko tubizi Bibiliya bitubwira hari ingabire yo kuvuga indimi hari ingabire yo kugira gute na kuriya nuko akundanye na Jeannette rero bose bafite iyo migambi umuhungu wacu baramwemerera pe kujya kwiga muri Canada ashaka kujya mu muryango w'abaye Imana w'abakarumerita babagabo nyine bazaba abapadiri niho yakubitanye na Jeannette ngira ngo niba ngibi yadutumye umanza ari yakiri gusa icyo ko yatwemereye yatwiye yuko muramutse bumwemereye pe arateka express indege arayizeye yaza hanyuma akabona uwamuhogoje Jeannette tuyizere nuko rero nabashaka uwihaye Imana nuko ariko burya urumva ko umuhamagaro w'Imana bura wasanga ari byo Imana yabahitiyemo. Reka nze negera umuryango mbanze mbasi burya kandi nawe reka mbanze mubaze niba ubwo butumwa uwo musore wawe abuzi. Ni kuri telefone ngira ngo ntabwo biratinda. Reka nze mbasi byarabyoroheje. Nabe karame François. Burya nsanzwe ubutumwa bwawe bwari bukwiye. Oya burya umuntu mukuru ntabwo yitumiririza. Burya azafite gahunda. None mubyeyi ni mwe murambwira. Iwacu rero iyo umuntu aje gusaba umugeni nawe kandi uri umuntu mukuru ngira ngo suyu wa mbere usabye. Oya ntabwo ari wa mbere, dufite abahungu benshi. Burya umuryango wo kwa François wo kwa Clement na kwa Boniface umaze kugira inshuti hirya no hino. Rwose nditeguye. Ngaho rero uzi ibijyana rero mu muco wacu w'Abanyarwanda nubwo i Burera no mu Gakenke hari intambwe, ariko nanone umuco n'umwe, ururimi ni rumwe cyane rwose. Nagira ngo rero noneho uzi ibijyana no gusaba umugeni mu Rwanda. Ndabizi. Ngaho rero abasore banjye ntabwo basabera ku busa. Mfite abana gira hino mbese gira hino bafite imbaraga. Wegere umuryango wacu, mwegere rwose nta ribi. Umuryango wacu rwose. Iyi nzoga rero baje bitwaje twari twayiteguye mu muryango wa Clement niyo gusaba umugeni. Nagiraga ngo muyakire, hasigaye umuryango wa Boniface rwose tute kuvugira ko. Urakoze cyane. Byanira umuryango ndiko nituzuye. Oya ntaza kubera iyi nzoga ngere kubera buryohe bwayo n'urubiriro. Iyo tuza kurenza hari ahantu igeze kwigeze ntanga bya biragorana. Nukora mwayitaza imyaka myinshi. Murabona rwose inzoga umuntu araza gusubiraho umugeni igomba kuba ari inzoga nyine ikunyangiye. Umukobwa bakomera amashyi. Murakoze cyane. Utaragenda rero oya ntago ndava ahangaha. Nagira ngo rwose ukomeze, umaze wafashe irembo cyane rwose, none umaze gutanga n'inzoga y'urusabo cyane. Ngira ngo rero nyuma nagira ngo wimbike, hanyuma tuganire, hanyuma hari icyo subuze. Nta kibuze rwose. Iyi ni isuka yo gusaba. Urabona ni isuka si cyapa ngona, ni cyapa nk'uko isuka isobanutse. Isuka y'imberuka hafi y'aho twari dutuye. Yego. Iyi rero nyuma
iyi nkwano mwatwemereye mwadusabye turi kuza gufata irembo iyi suka nanone niherekeza iyo nkwano ntabwo ari ikiguzi ku nkwano murabizi ni ikamba ry'ububyeyi ko mwareze neza nuko murebe ko atari impirate ko imeze neza ko ndeba se ari inkoko ntabwo ari inkoko ahubwo ni icyapa nkoko bivuga ngo iyi ngiyi kwa kundi umuntu yabaga aryamye akabyuka akajya guhahira urugo iyi niyo yamukanguraga ni ikimenyetso ngo barajya barabyuka bagende bajye guhahira urugo bari abana bacu asigaye batera imbere bazarere neza kandi abana bazabyara bazahage use n'ibyuma oya ntabwo ari ibyuma ahubwo kubita wumve ni isuka rwose ni urugori rwiza amashyi cyane dushimira ababyeyi data narigize agatuzaniye zimwe ziriho ingona rwose ntabwo ari ingona zatumarira abana akagira imana hanyuma rero François yego urabizi umukobwa ni mukobwa jana turabyemera turabizi yego mwaduciye inka y'inkwano ariko ni urugori ntabwo ari inka nyinshi ni inka imwe ikwa umukobwa twitwaje rero n'akamashini ko kuzajya kahira ubwatsi bwa yanga ariko nkubaze ikibazo kimwe ndakumva François ushaka kudukwera erega nanjye ndi umunyarwanda turazi umuco mubaze harya ndakumva rwose uri umworozi uri umutunzi uri iki mbo ntabwo ndi umworozi ariko dutunga inka icyakora iyo zagize icyaka n'inzara nakubajije ikibazo ndakumva uri umworozi uri umutunzi uyu wacu ntabwo rubayo ariko dutunga inka muri abatunzi turi abatunzi nibyo rwose uri umuntu w'umugabo murakoze cyane umuntu w'umugabo rero ngize ngo muri aborozi oya ntabwo turi aborozi wacu ntabwo rubayo rwose nta nzara kandi ntugire ubwonko umukobwa wawe azicwa n'inzara iwacu hari ubwatsi hari inka buriya iriya y'urwibutso turayisanga iwanyu ariko n'iwacu ntazabura izindi ntabwo azabura amata mukamirwa rero aka kamashini bita najoro ni ako kuzajya gakata ubwatsi tuzaba tugaburira kuriya gano twahanye akamashini aka ni akamashini rwose si n'akabazo burya kuko ntabwo katumeze gutya ugera gutya ntabwo ari akabazo rwose ahubwo urabona iyo wagafashe neza ahubwo katurebe reka uriya musore wacu turebere ariko akasa akabazo oya rwose ntugere gutyo ntabwo ari akabazo hano bize mu ndebera akasa akabazo ntabwo ari akabazo cyangwa bafata gutyo rwose bikabyara vi kagira imana ngo byavivuye nibyo rwose nuko mwima n'amashyi rwose nuko nguko iki rero ni n'ikibumbiro iwacu turaborozi nk'uko nakubwiye turi abatunzi nk'uko nakubwiye ntabwo turaborozi iki kibumbiro rero kuri rya kamba tuzirikanaho ko mwareze neza Jeannette umukobwa wacu iki kibumbiro tuzajya tuvomereramo amazi hanyuma inka zinywe hanyuma zitikwicwa n'umwuma hano hari n'igicuba rwose ndagira ngo ahubwo umuhungu wawe arebe ko kimeze neza muratubwira mbese buriya badahira gipfundikiye murebe ko ari gutyo bigenda baba bapfundikiye gusa byajyamo oya bikore neza pfundura turebe asigaye murebe ko nuko nguko ko buriya amazi ntamenetse oya ntabwo ameneka kuko iwacu ntabwo amazi abuze yego ni gutyo nuko murakoze cyane hanyuma rero babampera amashyi mu mwanya wanjye François ahasigaye urakoze cyane murakoze namwe reka mbanze mbaze mu muryango niba koko umugeni nge nawe twaganiriye ariko reka nze mbaze niba urya umugeni atangwa n'umuryango cyane ni mu muco rwose natwe turi abanyarwanda nagira ngo rero nsabe
barakoze ababyeyi baganire neza nyaboneka duhuze ibiganza tubashimire. Data yaragize ati umwana ni uw'umuryango. Umugeni wacu rero yaretswe neza, umwana waretswe neza ariko igihe kirageze natwe twarashatse none bagiye gushaka bibakire muri umuryango turamwemereye amashyi cyane udukweri cyangwa turacanira tugukoshe. Nanjye nabasubije burya uguha niwe ugukanira niwe uremenya rugukwiye. Hagatangaha mwana wanjye rero ndi mu biganza byanyu. Mwana wanjye rero burya ikibazo ubajije meye gisaba ubuhanga buhanitse. Niyo mpamvu rero mwana wanjye iwacu iki kibazo hariyo agasozi twarimpuhwe. Mwana wanjye gira impuhwe ahubwo twebwe turatanira nacanire tumukoshe kuko ari twe ducaniye yaba dukwereye mu zacu. Nabasaba rwose kandi nemereye ko burya usaba nicyo inshuti zibanira nibyo rwose. Ngaho rero noneho rero yarakubajije ikibazo n'icy'abasore b'iki gihe ariko cyari gikwiye. Burya aya mashuri biga arabigisha. Hanyuma rero nagira ngo nkubaze ni wewe wisabira urasabira nde? Oya tubwize ukuri. Ntabwo nisabira rwose. Urasabira nde rero? Mbere rero yo kugira ngo ngwire uwo nsabira mwanyemera umugeni reka maze mbashimire. Yego cyane cyane ariko uriya mubyeyi yarasengeye wa Jeannette uduha umugeni rwose mumfashe. Ati wa mutwaza rogo wanjye nyaboneka atambe hafi nshimire ba nyirasenge. Nze gusaba wa mubyeyi n'ubundi aze kujya ejuru yegere hano imbere kugira ngo bamushime cyane rwose. Zabira nsanga inka zageze mu zindi urabizi kugurira rwacu ruturanye n'urwanyu. Nagira ngo rero nyirasenge yegere imbere tuze gukomeza. Yego mubyeyi nazo zageze mu zindi mubyeyi nto ikibazo mwarakoze kurera nsanga ziri mu rwuri. Mwarakoze kurera kandi mwarakoze no kubana natwe. Iri nishimo rya ba nyirasenge maze mugende rwose mukomeze kandi turacyari kumwe mukomeze mutugire inama nka masenge umukobwa wacu. Mwarakoze cyane. Turabashimiye twareze neza mugeni namye murire neza nimumara kumurera neza umwana warezwe aduhejeje icyubahiro. Natwe turabashimiye murakoze tuzamurera neza tuzamurere neza. Murakoze rwose. Ntari turafite abasore kandi natwe nimushaka kuzana iwacu tuzakomeza kuko abakobwa ni gahuza miryango. Urakoze rero kare Barnabe. Yego nari nasabye ikibazo iki cyoroshye kitanakomeye ngira nti ese urisabira aho ni waba uri se Muhanuka wahaye umuhungu we Muhanuka ubutugunguru kugira ngo yisabire? Oya ntabwo nisabira nkuko nakubwiye. Umuhungu wacu yari muri Canada hamwe na mugenzi we Jeannette bari gahunda yo kwiha Imana. Urasabira nde rero? Yamenye ko gahunda y'uyu munsi iri buze kuba aratega. Urasabira ndi? Igihe ataragera ngaha rero ndasabira Pacifique Hakizimana.